muri biriya ahantu handitse ngo ntakiriho kitahozeho siko havuga ahubwo nje maze gutahura hari abantu bari bariho kera baje no muri iyi si ninde umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza reka ansomere ari ijambo nshaka ko ansomera nukuri ko Imana mwumve inkuru iri muri iyi Bibiliya nituyisanisha n'aba bantu murebe ko bitaza guhura somera hano ni Matayo nyine mwumve twumve nimba bino twosanisha n'abantu bari muri Bibiliya Matayo 8:28 Matayo amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni ahura n'abantu babiri batewe n'amadayimoni bava mumva barabasazi cyane rekera bari iki muremuretse arukunda mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo wakoroze yarakarabye ndango mwebwe wabaroze yarakarabye amazi yakarabye mu murayamo